Ni nyuma yo kumenya ko umusore cyangwa umugabo udafite ubwanwa ushatse wamwita bujubuju. Ni nyuma kandi y'ikirori turi gupanga cya bujubuju kizabera muri arena. Ibi byatumye natwe tureba urutonde rw'ababujubuju bazagaragara mu icyo kirori. Abahanza bujubuju cyane cyane, abakameramana bujubuju, abasobanuza bujubuju, buri musitari wese udafite gutya bujubuju. Ariko njye narimo kuko njye bwamereye bujubuju ngeze ko nyiri umwana twagiye si cyo ni iki wikoreye ni ingofero y'Abayapani. Okay, gwa mu rutonde none duhere ku bahanzi bazaperforminga baba ntacyo abahanzi baba noneho King James puchuli bujubuju. wa kabiri n'ubundi ni Vendrick. Bujubuju dipazi ariko noneho yabaye bujubuju kubera amenyo apara bazi no boye. Uyu ntago mumuzi cyaka ninde David bujubuju ngo yarampaye ngo ndamutata ngo kana wome kanze kunde cyase ninde ni kivumbi pe bujubuju kivumbi. No muntu wa mbere ufite FM mu Rwanda ndirimbo ye harya azamuyijwi ryanjye hejuru nta nubwo rizamura udafite ubwanwa nambwe itono izo ari mbonye bujubuju reka mbese nasasa none twagiye urabitse iki kirori kizaba ari cyo babujubuju gusa abakameramani rero nabo bagomba kuba ababujubuju nabonaho Remy image Remy Remy no kunyara ku n'ubunara bunyara ndabonaho ade bakomana ade shooting ade happy chulere bitama happy chulere nano bwara bujubuju gusa ase ko tudaseka na ese cyana baba we none ababyinnyi yego General Benda arabipatanye wenyine General Benda we adufite tubiri akuzana nka turiya nanjye nabireka batwita nambwe buri jana tugiye mu bakomediye abakomediye ndabona ko Kiramani paye yose Kiramani we waba arakoze amafunzo nimbura umusirikare bya nyabyo birakaza ariko urabujubuju uri kurya bomba umuntu yajya ngura umwana undi muntu ufite akabuno ku kananwa amwiza ukuri soroba reka umbyize ukuri nawe urabujubuju kahambirwe kwiso tuza se koko cyashya turetse kubeshya nansabe bavuye mu kinigi wari ibirayi koko ababujubuju ushaka kumama berega mama mugani wawe nsabe ariko urabujubuju abaza hostinga rero cyashya bereke abababu bujubuju abeshasha nabe nanjye ufite utwanga twabakome nk'utwahitirere abe nanjye bujubuju influencer rero kari babiri se bafatanye abo baratandukanye iyo tujya kubavuga turubaha tukunama tugacisha bugufi sasa ntabwo bamenyera ni Dumba ako Dumba arabifite oya ndikuvuga kana bujubuju ku mutwe na Pamela Boy Saso challenge nkomeje kugenda challenginga nkomeje kugenda nembera umujyi bucece mu gace genda mbashakira abasore bagiye batandukanye n'inko uyu munsi rero ndi kumwe na babujubuju sabyica none sabyica rero kwakoza ikiroso wisobyimba Ni nyuma gato yo kumenya ko umusore cyangwa umugabo udafite ubwanwa ushatse wamwita bujubuju. Ibi byatumye natwe dupanga ikirori cya bujubuju kizabera muri arena. Kasari we bujubuju niyo bujubuju nkuru rubanga bujubuju rero zizaba ziri mu byiciro bye bitandukanye hari abakameramani harimo abahanzi harimo abakomediye kandi harimo n'abaririmba gospel n'aba-influencer hanyuma ubwo mu bahanzi hazaza munde mu bahanzi mu barimbi by'isi harimo King James harimo Christopher hanyuma mu bakameramani nabo bareme nyine n'abadi mu bakomediye serinde babu
kiramani nsabi ubu bose ni bujubuju nande wundi na shasha na cast ni wa comedy harya turaba comedy ntabwo mbizi twe turi seriye bwana ntabwo turaba comedy abakomedi n'abantu batari seriye na influencer haru ufita bujubuju influencer dumba na bujubuju he dumba afite ubwanwa ku mutwe na bujubuju na Pamela man Ghost sa muvuzeho na Ghost na bujubuju wani nyuma gato yaba time imizigo nyuma yo kuva kuri bujubuju ndakurya copyright wowe munyamakuru nabiga sojo wowe munyamakuru wabo baye ntago ushyiraho credit ya shasha ndakurya copyright ikomeje kugora nese okay ni mudutende brage undi tuba twamanutse imihanda tugenda dushaka abantu tubereka abanyarwanda bitandukanye nyine okay mudutere ndi banga ubu ni mutubwira umuntu yabashakira nge mba nihuta mba challenging akantu kamwe dute twihubukira okay sasa urabona ari ukuntu uri abateka mitwe baragwiriye ikumva aho ku muntu asigaye abyuka agasanga nyine ejo ninabyutse nsanga imodoka bishingwe nsanga company twari bishingwe yamamagaye ndabagase bagiye kuma kazi se ntago yaranditseho company twari bishingwe nabonaga ari company nyine nditaba halo turi company twari bishingwe n'iki bro nahise nkopa fast kugira ntisanga mu bishingwe ariko noneho ubihuze ejo ushobora kwicara gutyo uri iwanyu gutyo kumva ko FM iraguhamagaye mon cher ami byarabaye man byarabaye for sure byarabaye tiki okay twagiye KSFM turabizi twese kwikoraho nde andi umuntu na Rusine na Sandrine kenu imagine mereza babazi kwigana amajwi bro abantu babazi kwigana amajwi bakayakoresha mu kazi iPhone yanjye ifate neza okay allo hano tuli live kuri KSFM hanyuma nge ndi andi umuntu andi kumwe n'umuvandimwe Rusine okay urashaka ko indirimbo zagikinwa kuri KSFM okay ntacyo nkwe Rusine muvugane Rusi 102.3 KSFM Rusi muvugisha mbe Rusine nukuvuga ngo aniba umuntu niyegera nzogangura n'amahero neza n'intebe n'inguru 102.3 KSFM ekame kwabo umuntu ukona nzogangura okay hanyuma amafaranga yo sendinga amafaranga make akugira ngo ujye ukinwa kuri KSFM okay wabagira guys mukamu mukoze makazi byatari man abantu bakora cyane wa kintu man nje nemeye abantu bari kutureba bandika muri section muri comment section uri kumva ubundi batubwese aba bahungu banaweza cyangwa bari bandike how tuweza nako tutaweza okay nyuma aho ngaho rero ngiye kuba challenging ready ko mutaraba challenge ndakumva yo side ago twese ni ndabona mu masegonda makeya ikibazo cyanjye ni byabasaba ubwenge bungana iki kugira ngo umenye ko nta bwenge mufite subira icyo kibazo ngo byadusabye igihe kingana iki byabasaba ubwenge bungana iki kugira ngo umenye ko nta bwenge mufite ntabwo iyo ni shusho washakaga boss byadusaba ubwenge bungana iki kugira tumenye ko nta bwenge dufite ntago jese nta bwenge ugira ntabwo nyine nta bwenge byansaba kugira bamenye ko nta bwenge ntabwo ni icyo gisubizo ntabwo petit frère urashaka iki petit frère kwigabira munaniga arishakira ntabwo ari njye bivuze Kasta we yondo ryivanye n'ibisambo What is this? Kasta nababeshye iyi sama igiye kudukoramo akazi iyi sama iradukoramo akazi Kasta we ushaka iki inzozi zahindutse inyuma yo kubakorera kuba stari ba abujubuju ibi byatumye nanjye nekereza plan B ngo gusa plan B naje gusanga ari nta yindi ari batoka mbale
va muri kamera wambesire ego rata gusa plan B naje gusanga ari nayindi ari batoka mbare mutwereka udufoto mukeye mwikubisa akameka se turabizi rega kera mufite amafoto mwe mwarinuza imihirimbiri Kasta nawe uri umuhirimbiri Shasha yego Kasta urasi melody ndabona ari we niwe hanyuma surabundi umuhirembiriwe hano umuhirimbiri wa melody Kasta to ikiseseke niso eba hirya uriya wundi ni mutoka mari wa kanisoro tamanga ndakamusuhuza urumva mukuru mu mashyamba byari bimeze dore Harmonize ura wundi se woninde Harmonize agira mutoka mari ni nyuma yaho narindi kubabwira dore rine sana isukari we uriya wundi nawe agira mutoka mari Umva rero mwana wanjye Shasha sinini bikomeye ona zatanaga nkwereka iyo abonye tiri mutoka mbari arangobyoje pa takoze wallahi wamubonye isi uri kumubona wamubonye ndamurora uriya wundi kurane ninde Shasha bava kure murabwira umuntu wa mbere ngo urenze mu Rwanda mu kuryoya bamwita Rocky Kimomo cyangwa katadonozi ari ku mazi Shasha uraho banza atari we reka kunyara mu nzira ariko dore nzi kuneza Knowless dore nguriye urankweretse ni we nawe yabaye mutoka mbari uri kumva Rani Medi wowe umwe baherutse guhominira uriya wundi se nite nabone mvuye kure tarakibyira muri stade Kasta wambesire ko ndi kura Christopher nangize ngo nanjye nitwa Christopher kahise hinduka biragora nawe yari umuhirimbiri baba we kiasi cha giti kimatimba timbi wanyu ibiti biraguye